Yes, reka nongere ngusuze kandi wikaze nizere ko ukomeje kumererwa neza cyane kabisa, nizere ko umunsi ukomeje kuryoha, nizere ko nakomeje kumererwa fresh cyane kabisa. Hanyuma rero muri kano kanya ndabizinze ko muri kuryoherwa n'umunsi wanyu, niba utari kuryoherwa n'uyu munsi polisi sana kabisa. Gusa ndakwifuza ko umunsi ukomeza kugenda neza cyane kabisa, uno munsi wondoheri ni uburyohe n'ubusabane cyane. Ndashaka message za Merry Christmas anga muri comment kabisa. Ndako naye kabisa ndakubita Christmas yaje bakubita amakuru menshi kabisa, ntago nibuze kuza gutinzamo cyane. So muri kano kanya rero nonje muri bya bintu byacu mundi na kwitaga information zihari ko zabaga zambaye nyinshi nkambara uryo ndibuze kuza nkajya ama transferi ngo tugire ibyo tugana kuri za transferi zacu, ariko ndaje sasa kugira ngo none kwa kuri kwacu tugushyire hanze. Ndashyira hanze kuri kumeze gute, dukeneye kumenya situation ya Ngolo Kante Mitchell ko nyagaza kujya kano kanya, kuko situation ya Ngolo Kante ubundi bigenze bite kugira ngo Ngolo Kante isange muri situation imeze gutya. Hari ukuri gwa nshaka ko tuganiraho abakinnyi nka ba Cody Gakpo, dukeneye kumenya ibyabo kuko hari amakuru dufite kuri Cody Gakpo kijya mbere. Jude Bellingham abantu bari kuvuga ngo mu kwezi kwa 20 amakipe ari tayari ngashaka guhuha vuba what is going on. Reka tuigane uretse n'andi makuru hari uteza amakipe ya Borussia Dortmund yitwa Yusufa Mukoko what is going on kwenze kongera amasezerano mu gihugu cy'Ubudage ni iki kujya mbere kujya kano kanya. So reka twinjiye muri amakuru neza rero, nizeye ko mutaza kuza kujya kure. Wowe tarakwa subscribe nagusaba kugira ngo uyikore no hanga sasa no kugira ngo sasa tubyinjiyemo utarayikora biga ko intego yacu no kuza nibura 10k mbere ko mwaka wacu uza kuza kurangira, ariko nibuziza kutarakwa subscribe umiko niwe ndi kubwira wowe tarakwa subscribe ukabyara uyikore kugira ngo no tureke intego yacu twageraho. So reka twinje sasa muri izi nkuru zacu, ariko byumwihariko no dutangiye kuri Ngolo Kante. Ngolo Kante ni ikintu cyingira kamaro cyane kuko ni umuntu uvuze ikintu kinini muri equipe ya Chelsea akuva yahagira avuye muri equipe ya Leicester City. Ni umuntu ukomeye cyane kabisa mu batozo bose bagiye banyura muri Chelsea bashimye akazi ka Ngolo Kante even no kugera ku mutozo hari uyu munsi witwa Graham Potter. Ejo bundi nibwo yaduhaye statement cyase nibwo yakonfaminze ko numva ngitwa Ngolo Kante atari mu bakinnyi agomba kuza gukoresha kuko aracyari hanze kubera ikibazo cy'imvune. Bivuze ko ntago ari kuboneka of course, ariko mu kundi ruhande ntago ari umuntu uri buze kuza kugaruka nibura mu kwezi mbere ukwezi kwa kabiri cyase mu ntangizo ukwezi kwa gatatu. Ari kubyumva bijyene na situation Ngolo Kante afite kujya kano kanya basa naho uyu munsi mu kwezi kwa 12 ntagaruka gukina like aheruka mu kwezi kwa 8 mu byibuka neza, bivuze ngo kwa 8 ukwa 9 ukwa 10 11 12 ukwa mbere ukwa kabiri afu kwa gatatu means amezi atari munsi ya 6 yonyine zagu niyo Ngolo Kante agomba kumara hanze muri equipe ya Chelsea rero akaba atari kuboneka kujya kangaka. Bivuze ngo ni imvune imaze igihe kirekire cyane kuri Ngolo Kante, ndetse yewe no mu toza equipe ya Chelsea ni nabwo yaratwemereje kujyanye n'inkuru ya Wesley Fofana atuvuga ko we ari umukinnyi uzo kuza kugaruka mu byengo n'ibyo cyane biri imbere. So ni ikintu cyingira kamaro cyane kumenya kuri yenda iyo update kuri Fofana tukamenya igihe azazira, ariko kuri Ngolo Kante kumva ko n'umukinnyi ufite igihe kirekire cyane hanze y'ikibuga muri equipe ya Chelsea kugira ngo tuzonye kubona mu kibuga bizasaba igihe kirekire cyane. Gusa hari ikintu nashaka sasa kubanza kukubwira cyangwa se kugukonfamingira ngaha nkuko nigeze kubikubwira mu bibi cyane bitambutse. Nababwiye ko hari ibyiyumviro imbere mu equipe ya Chelsea bivuga ko mu byukuri hari amahirwe menshi ko Ngolo Kante ashaka kuba yasohoka mu equipe ya Chelsea. Twagiye tubigana kenshi gashoboka ntago yingwera inkuru nshyashya yanga kumva ko Ngolo Kante ari umukinnyi wo gusohoka mu equipe ya Chelsea anytime. Akaba rero niko kuri gwari koko Ngolo Kante isohoka mu equipe ya Chelsea rirashoboka cyane nka free agent muri sama igiye kuza, kuko nibwo amasezerano yazabarangiye mu kwezi kwa gatandatu, ndetse yewe n'ibiganiro bakomeje kujya equipe ya Chelsea bisa no byahagaze pe, bisa no nta bisiro byatari nta kintu bavuga ngo kiri kwa avance hagati ya Chelsea ndetse n'umuvandimwe witwa Ngolo Kante. Akaba rero kuri Ngolo Kante umukinnyi ku giti cyafite ibyumviro byuko cyabaye igihe cyanya cyo kuba yasohoka muri equipe ya Chelsea. Nubwo ari umusore wishimiye cyane Londres, nubwo ari umusore ukunda umujyi wa Londres, nubwo ari umusore kabisa amakuru y'indana avuga ko akunda equipe ya Chelsea byatari, ariko mu byukuri nubwo yumva yakwifuza kuhaguma ngo usanga options ze cyane cyane amahitamo meza cyane kuri kano kanya nuko yasohoka akagenda kubera bijyana n'ukuntu abone equipe ishaka kumufata cyangwa se abona mu bane equipe hagaze kugira ubungu. Rero niyo mpamvu rero witwa Ngolo Kante afite amahirwe menshi ko ashaka kuba yasohoka ari free muri sama igiye kuza. Birashoboka cyane ko byava ku bushake bw'umutoza Graham Potter umwubaha cyane, ariko kundi ruhande bikajyana na strategy rero zisa n'izitandukanye mu equipe ya Chelsea kujya kano kanya. Nkuko nabibabwiye mu bigano byagiye bitambukana nagiye babwira ko equipe ya Chelsea iri gutagetinga abakinnyi bakiri batoya, iri gutagetinga abakinnyi batari bakuru cyane. Bamaze gusinyisha abakinnyi benshi. Andre Santos kuva muri equipe ya Vasco da Gama byamaze kurangira, n'umwe mu bakinnyi beza cyane bigiye kiri imbere, afite imyaka yagera kuri 18 kuko avutse 2004, ariko kuri Ngolo Kante we bigasa naho rwose nta future afite muri equipe ya Chelsea ku buryo ino sama igiye kuza dushaka kuza kubona rero Ngolo Kante asohoka muri equipe ya Chelsea akagenda. Hanyuma
tukivuga ku bakinnyi bo hagati sasa reka tuvuge no kuri Jude Bellingham. Kuri Jude Bellingham umutoza twa Jurgen Klopp ejo bundi yarabashijwe abazwa kuri umusore twa Jude Bellingham abazwa ikiri kujya mbere kuko bishoboka ko mu kwezi kwa mbere ashobora kuba bakora icyo cyose bakaba bazana Jude Bellingham bamubaje bishingiye ku bihuha byari bamaze iminsi bitambuka biri kuvugwa cyane bivuga ko ashobora kuba yakerekeza muri equipe ya Liverpool muri kuno kwezi kwa mbere. Tuzeza ko ikipe twa Liverpool iri gupushinga cyane hamwe na Jurgen Klopp kugira ngo ariko babona uno musore, ariko nanone ntabwo ari yonyine kuko ikipe twa Real Madrid nayo irahari cyane kandi cyapushinga n'imbaraga zabo nyinshi cyane, ari impamvu bashaka kwishyura amafaranga meza yakwiriye kuri Jude Bellingham kugira ngo ariko babone n'umuvandimwe. Jude Bellingham rero wibuke none ko ikipe yitwa Man City nayo nkuko rye mbibabwira nayo iri muri gahunda ya cyacungira kugira ngo irebe situation ya Jude Bellingham ihagaze gute, ese bashoka cyane ko bashaka kuba bakinjizamo uno musore w'umwongereza no bikana bapushidi cyane nuko ari umunyagihugu ari umwongereza muri rusange bakumva bakifuza no mukini ku buryo kugira ngo abe yasoka ajye muri Real Madrid avuye mu gihugu cy'Ubwongereza cyangwa se adakira amakipe mu gihugu cy'Ubwongereza bikasa naho yende cyaba ari nk'ikimwaro kora amakipe mu gihugu cy'Ubwongereza. Ariko none akandi kantu nshaka kukubwira nuko ikipe ya Borussia Dortmund ni ikipe yumva igifite icyizere cyinshi cyuko iri buze kuza kugumana uno musore twa Jude Bellingham niba kujya ku mpera z'isezo. No ngo hari amarumors ari biri kuvuga ko mu kwezi kwa mbere yagenda, ariko ikipe ya Borussia Dortmund ifite icyizere cyuko ino sezo igomba kurangira utwa Jude Bellingham ari umukinnyi uri hariya, ni umugabo ufite mission agomba kurangiza muri equipe ya Dortmund mu gihugu cy'Ubudage by'umwihariko muri sezo. Nabo rero kamufite umugambi sana uremereye cyane ku buryo yabagiye nabango yabagiye anima nabyitanga iki yabagiye kitarajya mu by'ukuri cyuko asoka ka igihe cyanya cyo kitaragiye cyuko akwiri gusoka mu equipe ya Borussia Dortmund. So rero akaba agomba gushakwa uburyo bwiza bwa nyabwo muri sami giye kuza bwo kugira ngo asoke. So ari impamvu kujya muri kano kanya nta negotiation izarizo zose hagati ya Jude Bellingham muri ikipe yaretse ku buryo ashaka ko yasoka muri kuno kwezi kwa mbere. Tuzi neza ko isoko ryafunguye cyane rirafunguye ndetse nta n'uwamenye uko byazagenda kuko buriya mu cyongereza baravuga ngo never say never, ndiko bajya bavuga mu by'ukuri nyine nta mu kinyarwanda ngo ntavumira itararenga mutaza kugira ngo nyine no kwenda kubinda mu kinyarwanda bizana indi njyana, ariko icyo bishatse kuvuga ntavumira itararenga, never say never, ntavumira itararenga, you never know. Ntabwo uko byagenda kuko birashoka nta kintu kidashoka mu by'ukuri kuko ikiza nuko Dortmund yamaze kutweka urande yagaze kujya kano kanya batekeza ko Jude Bellingham ni umwe mu bantu bagize projet yabo no muri phase retour cyangwa se mu gice cya kabiri cy'isezo. So ni ikindi kintu cy'inyagamba cyo kinyirakamaro cyo kugira ngo hari mbabwire none mu kimenye muri ubwo buryo. Hanyuma nanone hari izindi information nshaka kubahiriza zanya zo kubakinnyi babiri ba rutayezamu n'abakinnyi babiri batandukanye beza mu buryo bw'imikino ndetse n'uburyo bw'imitsinde ndetse n'impano yabo, ariko umwe muri bo reka mpere kuri Youssoufa Moukoko ni umusore w'ikipe ya Borussia Dortmund ndetse amakuru aturuka mu gihugu cy'Ubudage tubwira ko Moukoko ni umukinnyi utishimye, ni umukinnyi wabaye cyane ababajwe n'ibihuha biri kuvugwa ko ngo yaba yaranze proposal ya miliyoni 6 z'amayero yagombaga guhabwa n'ikipe ya Borussia Dortmund. Ibyo byaravuzwe cyane sinzi bana bibabwiye hanga, ariko ari amakuru mu minsi mike yatamutse aturuka mu nyamakuru by'Ubudage byinshi kabisa bitubwira ko ngo yaba yaranze offer equipe ya Borussia Dortmund ingana na miliyoni 6 y'amayero ya buri mwaka yo guhembwa muri equipe kuko bivuga ko ngo yari yaranze amafaranga yabo. Rero akaba rero n'umusore mu by'ukuri yaragiye kuri social media platforms ziwe avuga ko mu by'ukuri ko ibi ngibi atari ukuri. So amakuru ari kujya kano kanya rero atubwira ko mu by'ukuri ino proposal yahawe n'ikipe ya Borussia Dortmund ntago igera kuri miliyoni 6 z'amayero za buri sezo, ntago agera kuri amafaranga. Amakuru atubwira ko ikipe ya Borussia Dortmund tigeze yagizaho, ikaba ari impamvu nyayo no mukinnyi yo kujya kano kanya atari kumvikana cyangwa se bataragera ku bumvikane hagati ye n'ikipe ya Borussia Dortmund mu gihugu cy'Ubudage by'umwihariko ku masezerano ye. So ni ikintu tugomba gutegereza tukareba koko niba bishobora kuba mu bihe bike cyane biri imbere bakaba bahuza cyangwa se ikipe ya Borussia Dortmund bwayo ikaba yatanga proposal ya nyayo kandi nziza muri iminsi kugira ngo yakipinga yagumana umukinnyi. Bitari ibyo Youssoufa Moukoko ari buze kuza kuba ari free muri sami igiye kuza, ariko ku rundi ruhande hari andi makipe mu gihugu cy'Ubwongereza akomeje kugerageza akomeje gupushinga akomeje gushyira imbaraga nyinshi cyane kindi barutayezamu kugira ngo bareko batwara n'umukinnyi ndetse namwe batangiye kwinjira ku ruhande rw'umukinnyi ku giti cye kugira ngo bareko bamukonvinka. Hari amakuru atubwira amakipe menshi atandukanye za Chelsea, Manchester United, Manchester City, amakipe nka za Newcastle United atubwira ko ngo baba
baratangiye kuvuga n'umukinnyi ku giti cye ndetse n'abamuhagarariye kugira ngo reko bamuhindura ibitekerezo kugira ngo ataza kuza kongera amasezerano muri equipe ya Borussia Dortmund yo mu gihugu cy'Ubudage, ndetse ngo binakunze rwose ngo bikaba byanagenda neza cyane Dortmund ikaba yakemera kumurekura kuno kwezi kwa mbere rwose ngo amakipe menshi yiteguye kuba yamufata mu gihugu cy'Ubwongereza. So no guhanga amaso amakipe mu gihugu cy'Ubwongereza cyane cyane kuri deal ya Yusufa Mukoko, tukareba uko bizagenda koko niba kuno kwezi kwa mbere shaka gukunda ko ashaka kuba yasoka mu gihugu cy'Ubudage akajya mu gihugu cy'Ubwongereza. Icyo kwa none nkubwira kandi kantu ibintu bizaba bishingiye cyane cyane ku equipe ya Borussia Dortmund n'ibyifuzo byabo by'ukuri. Ni umukino wishimiye muri equipe, ni umukinnyi umeze neza cyane, ni umukino udafite ikibazo kimwe mu by'ukuri. Icyo ari gupfana Dortmund nuko ntago ari kumvikana ku mafaranga ikipe ya Borussia Dortmund yazamuhereza, wenda nicyo kintu bisa naho batari kumvikanaho kuri proposal ye, ariko mu by'ukuri n'umukinnyi wishimye, nta kibazo afitanye n'umutoza, afitanye n'abakinnyi bagenzi be, nta kibazo afitanye n'ubuyobozi mu by'ukuri. So akaba rero ategereje ko equipe ya Dortmund yazamuhereza offer nziza cyane akaba yayifata. Icyakora umwe nkara amakipe menshi mu gihugu cy'Ubwongereza aryamye amajanja. Reka twebwe dutegereze turebe n'urutezamo Umudage uko byazagenda koko, niba bizarangira gunyuma ikipe ya Borussia Dortmund cyangwa se agasoka. Icyakora birashoboka cyane ko biganira na Dortmund bikomeje kwanga cyangwa bikomeje kugurana cyane. Dortmund ishobora yakibira amafaranga mu kwezi kwa mbere kugira ngo azagendere ubuntu muri sama itaha. Hanyuma kugira ngo iki kiganiro kibashe kukugeraho neza cyane, byagizwemo uruhare na Bismart Rwanda. Bismart Rwanda iduka ryiza cyane bari gufitiye imyambaro myiza cyane, abashaka imyambaro yo gukorana siporo, amajezi meza cyane agizwe kabisa y'amakipe akomeye ku mugani burayi yakomeye yose kabisa. Ushaka jezi original apana zazo usanga bapapira n'iki byose za fake zango z'amafuti, ndakubwiza ukuri jya muri Bismart Rwanda. Bismart Rwanda sibyo byo gufite ko ina makota ateye ubwoba y'amasirimu meza cyane, amakota ava muri za Turukiya, amakota ava mu Butaliyani, yayandi ujyana mu bukwe, yayandi ujyana mu nama, nono amashati agizweho amadebana kwakira kitu mu by'ukuri. Ndakubwiza ukuri korana na Bismart Rwanda ubundi bigufashimo bwese byose wakifuza. Ibaza umuntu kugira amakote, umuntu gufata akaguhereza jezi wifuza zose kari ku mafaranga make cyane. Mbabwiza ukuri abanyarwandakazi mu nkuke kano kanya, Bismart Rwanda mbahaye rinye y'ahantu wakuri inkweto nziza zigizwe zo kwambara ku makote, amashati y'amusirimu. Ni ukuri kw'Imana umenye ko nicyo gisubizo cyonyine gihari cyatuma umuntu abasha kwambara akaberwa, yaba jezi nziza yaba n'amakote yo gukodesha yo kugura, byose muri Bismart Rwanda. Bakora hehe? Bakora ngaha mu mujyi kuri munsi gato ya Centenary House. Ushaka kwinjira munsi ya Centenary House cyangwa kwinjira ku marembo arebana ni posta andi bacuruza amatelefoni, ubundi gahunda zikazagenda neza cyane muri Bismart Rwanda. Fata telefone hamagare 0781 46 48 92 cyangwa 0787 21 12 88. Bismart Rwanda bakwatsi. So hanyuma reka none sasa nongeye ngaruke ku musore witwa Cody Gakpo. Ntago nemeritse kugaruka kuri Cody Gakpo. Niki kiri kujya kano kanya sasa kuno musore witwa Cody Gakpo. Naho zimana abantu benshi bambuza tuntu twinshi cyane kabisa. Cyakoze ndanabashimira ko mujye mumbaza. Hari abansanga inbox bafite nimero yanjye, hari abansanga mu magroupe duhuriramo, hari abansanga mu inbox muri kuri Instagram yanjye barya Nyonza 12, hari abansanga kuri Twitter. Mbise ukabona ko hari abantu benshi bafite amatsiko kumenya ikiri kujya mu by'ukuri kuri Cody Gakpo ku makuru y'equipe ya Manchester United. So ntago ari ibanga umutoza wa Manchester United witwa Erik ten Hag yamaze kugaragaza ko ni umufana ukomeye cyane wa Cody Gakpo, ndetse akaba namushaka cyane mu by'ukuri. Nababwiye ko bafite umu agent umwe, ko agent wa Erik ten Hag ni umu agent wa Cody Gakpo, ndetse ikaba na avantage ikomeye cyane kuri equipe ya Manchester United kumva ko bakigira ikize cyuko babona uno muvandimwe. Ariko muri kano kanya nanjye nkaba reka nkonfirme kino kintu. Manchester ubwayo nka equipe iri en contact, iri mu bigara cyangwa se iri kuvugana bya hafi na hafi n'abantu bari hafi ya Cody Gakpo, ku buryo bari kuganira cyane ku buryo bwa nyabwo gatuma Cody Gakpo yakwekeza mu equipe ya Manchester United. Kuko ari ikintu kimwe nshaka kubwira Cody Gakpo ku giti cyo nk'umukinnyi yazishimiye cyane kujoining equipe ya Manchester United, ndetse yewe nta n'uburyo bwa nyabwo n'abangu bwo kongera gupushinga umukinnyi nyuma kumva kadashaka gukinira Manchester United kujya kano kanya. Ikipe ya PSV Eindhoven akinira kugira ngubu yo isa nitegereje deal ya Manchester United, itegereje ko bakora official bid ivuye muri equipe ya Manchester United yoza muri equipe ya PSV Eindhoven. Bisa naho nubango akuri ingingo bisa naho equipe ya PSV Eindhoven irategereje mu by'ukuri. Bizeza ko umukinnyi azagenda, izi ko umukinnyi ashaka kujya muri equipe ya Manchester United, ndetse byanatumye na equipe aba blocked cyangwa se aba limited kuba yaza kubaza ku makuru ya Cody Gakpo bigenanye n'aho ashaka gukina, bigenanye n'umuntu ashaka gukinira n'ikipe ashaka gukinira. So akaba rero ari impamvu equipe ya PSV Eindhoven nayo bwa iricaye irategereje itegereje proposal cyangwa official bid y'ikipe ya Manchester
Manchester United rero kujya kano kanya kugira ngo reko byagenda neza cyane bigasa naho rero ni umupira uzasigara cyane cyane mu biganza by'ama equipe kugira ngo reko barangize ino deal nicyo tugomba gutegereza tukareba Manchester United ku giti cyayo niba izafata icyemezo cyo kuba yatanga no proposal icyakora kujya kano kanya wumve ngo kina kudanga contact cyangwa se la communication hagati y'umukinnyi ku giti cye n'abamuhagarariye cyangwa se bari hafi ye n'ikipe ya Manchester United yo yarabaye kandi iri kugenda neza cyane no kujyana aka kanya bigasa naho rero tubize kuza gutegereza ikiribuze kuza kujya mbere n'icyemezo cyiza kuza gufatwa kuri deal ya Cody Gakpo. So guys izo ni zimwe muri deal numvaga nshaka kuganira namwe nkabaza nkazibabwira mukamikiza kuza kujya mbere. So icyaka bisasa rero reka tujye mu mwanya w'ibitekerezo nkine ibitekerezo byanyu hanga nkeneye ko muza kuza ko mubitekereza kuri izi deal Jude Bellingham twamaganireho wabyumvise gute comment yawe reaction yawe N'Golo Kante gusoka muri Chelsea cyaba ari igihombo ku equipe ya Chelsea baramutse bavuze N'Golo Kante jya muri comment zo kuza kumbwira ikindi Cody Gakpo ese koko like birashoboka cyane tubyizere 100% akazaza mu equipe Manchester United ntago ubona ko bishaka ko byahinduka jya muri comment umbwire reaction yawe Yusufa Mukoko naramuka sohotse mu equipe ya Borussia Dortmund akaza mu gihugu cy'Ubwongereza ni equipe ubona yaba ku comfortable ni equipe ya mufitinga so jya muri comment uze kuza kumbwira uko ubitekereza utabaye utarakora subscribe rero kano kanya reka ngusaba nayo kugira ngo ukore subscribe dukomeze kubana mu biganiro byacu bya buri munsi ukomeze kugira itafari ushyira kuri ino channel yacu ya YouTube kuko nakubwiye ko gahunda yacu dufite muri mwaka nuko tugomba kuzana nibura subs 10,000 so cyaba ari ikintu cyiza cyane rero nawe ubigizemo kugira ngo nibura muri abantu 10,000 uzabe urimo ndagushimiye cyane nkwiveje kugira uyu munsi mwiza rero naho mukanya mu kiganiro gikurikira.